Mwaramutse kandi mwiriwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikizami cyakozwe ku itariki 11 ubwo hari kuwa mbere 11 z'ukwa munani, ubwo hari kuwa mbere. Bonera no kubasuhuza, mwongeye kwirirwa abakunzi bacu basheni Teacher Eugene. Tugiye gukosorana ikizami cyakozwe kuri uyu munsi tariki 11 tariki 11 z'ukwa munani 2025. Mwibutse niba utarakora subscribe bikore none utazajya ucikanwa n'amasomo tubagezaho umunsi ku wundi. WhatsApp yacu nkuko bisanzwe ni 07852335. Reka turebere hamwe rero ikibazo cya mbere. Uhereye kuri ibi byapa habujijwe, uhereye kuri ibi byapa habujijwe ibi byapa tubona kunyuranaho ku binyabiziga bikurikirwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 ku isaha. Cyo ni ikibazo cya mbere, ni igisubizo cya mbere mu bisubizo baduhaye. Igisubizo cya kabiri, kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso. Cyo nacyo ni igisubizo cya kabiri, tuzaza gukuramo igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya se, kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha. D, igisubizo nta gisubizo cy'ukuri. Tugiye kurebera hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A, kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa n'ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya kabiri, ngomba, murabibona ku mashusho. Ibi ni ibisubizo baduhaye, tugiye gukuramo igisubizo cy'ukuri. Guhagarara igihe gito kuri iki cyapa cy'umuhanda. Guhagarara igihe gito kuri iki cyapa cy'umuhanda. B, guhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. C, gutanga inzira hanagaragara iyo ari ngombwa muri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. D, nta gisubizo cy'ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, guhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 ntaragera kuri iki cyapa. Ikibazo cya gatatu, ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Hano baduhaye ibisubizo, reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Turareba baduhaye ibisubizo, turaza gukuramo igisubizo cy'ukuri. A, humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. B, egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanye umuvuduko. C, canira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. D, ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanye umuvuduko. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri.
Ikibazo cya kane. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A. Uburenga toni 1. B. Uburenga toni 2. C. Uburenga toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatanu. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni. Ibisubizo ni ibi ngibi, reka dukuremo dusome niturangiza dukuremo igisubizo cy'ukuri. A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ni kilometero 50. Ikibazo cya gatandatu. Ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? A. Igihe kigenda ahamanuka. B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C. Igihe gifite feri y'urugendo. D. Ibisubizo byose nibyo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ikibazo cya karindwi. Mu gihe ukurikiranye na romoroke ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri muri ibi bisubizo baduhaye, tubanze tubinyuremo tunabisome. A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoroke kurebera mu ndorerwamo. C. Bifasha romoroke guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroke kurebera mu ndorerwamo. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya munani. Iki cyapa gisobanura iki? Murakibona cya triangle gifite fureshi zizengurukanamo. A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya 9. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga harimo makuzungu ni. Hano baduhaye ibisubizo turabisoma tuze gukuramo igisubizo cy'ukuri. A. Toni 10. B. Toni 12. C. Toni 16. D. Toni 20. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ni toni 16. Reka turebere hamwe ikindi kibazo cya 10. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroke zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. Baduhaye ibisubizo hano, reka tubisome niturangiza tuze gukuramo igisubizo cy'ukuri. A. Santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye.
B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero ebyiri na santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 11. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza kw'icyo ifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A ni metero 11, B ni metero 10, C ni metero 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni metero 7. Reka turebere hamwe ikibazo cya 12. Amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Hano bahita baduhereza ibisubizo, reka tusome tuze gukuramo igisubizo cy'ukuri. A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburambarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Amatara ndangaburambarare. Reka turebere hamwe ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 turaje tugikurikira, ariko reka tubanze tunyuzemo publicité. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga imodoka no kumenya ibizame bikorerwa kuri site ya Busanza, Rubirizi, Gahanga, watwandikira kuri WhatsApp yacu ni 0785235550. Nizere ko wafashe agapapuro n'ikaramu uri kwandika amanota uri bugire. Ikibazo cya 13. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari mu murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Hano baduheza ibisubizo tukabisoma tukaza gukuramo igisubizo cy'ukuri. A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri. B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri. Ikibazo cya 14. Imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri, amapikipiki, ibinyabitende by'imiziga itatu
by'ibiziga bitatu n'ibyo ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri. Inyuma ntushobora kurenza ibipimo bikurikira: A. santimetero 20, B. santimetero 30, C. santimetero 50, D. santimetero 60. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni santimetero 50. Igisubizo ni C, santimetero 50. Ikibazo cya 15. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: A. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B. ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. inyuma kandi y'impera ry'ibumoso bw'ikinyabiziga. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 16. Iki cyapa gisobanura iki? A. imbere hari umuyobozi w'amatungo. B. imbere hari inzira ya gari ya moshi. C. ahegereye amasangano y'inzira. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabangiye. D. inkomane ibambiye. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Reka turebe ikindi kibazo gikurikiyeho. Ikibazo cya 17. Iki cyapa gisobanura iki? Bakahita baduheza ibisubizo tugakuramo igisubizo cy'ukuri. A. aho guhagararwamo n'amagare imbere. B. aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ikibazo cya 18. Umuyobozi w'ikinyabiziga ageze mu isangano ry'umuhanda agenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora, yakora iki? Reka turebere hamwe mu bisubizo baduhaye maze tuze gukuramo igisubizo cy'ukuri. A. guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. gutwara neza nta gutinda mu isangano. C. guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D. gucana amatara yose ndanga cyerekezo ugakomeza. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 19. Ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda bw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Reka turebere hamwe muri bino bisubizo baduhaye, tubisome niturangiza dukuremo igisubizo cy'ukuri. A. hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B. hakurikije icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C. kugira ngo birusheho kugaragara neza. D. ibisubizo byose ni ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri.
igisubizo cy'ukuri ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 20, iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? A. Ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B. Umuhanda udakomeza ibumoso. D. Inkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D. Birabujijwe gukata ibumoso. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Birabujijwe gukata ibumoso. Amahirwe masa. Rero reba agapapuro kawe unandike amanota wagize muri comment, nkwibutsa ko wifuza kwihugura no kwiga imodoka, amategeko y'umuhanda, watwandikira kuri telefone cyangwa ukaduhamagara kuri telefone yacu ni 0785 23 55 60. Gahunda ni ugukora rimwe gusa. Ikibazo